Amazina ni Kayitesi Marie Rose, narokokeye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rutunga, ariko ahangaha naho ni iwacu. Ahangaha hari hatuye sogokuru, hatuye masenge, hatuye ba marume, bose jenoside yarabajyanye. Rero ubuhamya bwanjye ndahera muri primaire, ariko ntimugire ubwoba ngo ndatinda, ntabwo ntinda ndavugaho dukeya. Njyewe navukiye iwacu mu muryango w'iwacu wa papa na mama, mbona abantu bose bazi iwacu tubanye neza, nta bintu by'ivanguramoko rihari. Ntangiye muri primaire mu wa mbere, tugezemo haciye nk'icyumweru dutangiye, umwarimu aravuga ngo abatutsi muhaguruke, abura umuntu n'umwe uhaguruka. Noneho akajyaza, njyewe papa wanjye yari mwarimu narinzwe aho ngaho yigisha, aho nanjye nigaga, ahita ari njye aheraho, Kayitesi haguruka, ntabwo wiyizi, ndaceceka. Ajya kundi, Kantengo haguruka, Mukankwito haguruka, Kalisa nawe haguruka. Abo bantu uko turi bane nitwe twahoraga duhaguruka mu ishuri. Aratubwira ngo rero ngusizege kuye ngomba kuvuga amazina, nimvuga ngo abatutsi njye mwita muhaguruka. Bibakamenyero nyine urumva kuva mu mbere mu kabiri, kareze turangiza umwaka wa 8, mbona nta wundi uhaguruka ari twe bane. Buryo mu kane nibwo naje papa ndabaza ko papa kubera iki duhora duhaguruka twenyine abandi ntibahaguruke, ni ukubera iki hanga se gutwaha iki duhaguruka nyine. Noneho tuyeze mu kane harimo abahungu bakuze bakuru twarahagurukaga bavuga ngo duhaguruka, bakajya bongorerana mu ntebe, inzoka nizahaguruke, inzoka zahaguruke, mbese noneho kankoraho cyane. Ngeze mu rugo rwa papa, ariko se papa kiba twita inzoka se ni ukubera iki? Ariko se gutwaye iki inzoka nyine byumva rero so hitubayo. Niga ntako kantu karambabaza, ndangiza ndangije primaire mu wa 8 ndatsinda, banyohereza kwiga Rwaza murahazi, ni mu karere ka Musanze, harabahazi wenda mwese ntazi ariko harabahazi. Noneho igihe cyo kujya kwiga nabwo narababaye cyane ko ryavangura ryarongeye. Umunsi njya ku ishuri naherekejwe na papa, turagenda tugeze ahantu tuviramo, bahita kuri Mukinga, bajya Musanze mu mujyi murahabona, hari icyapa handitseho Mukinga, handitseho na groupe scolaire Rwaza, aberekana agahanda kazamuka ko ari ibirometero 3 kugerayo. Ni ahantu watereraga gasozi, habaga hari abana benshi b'abasore abari bwikorera amavarizi n'ibikapu batwaza abanyeshuri. Tuhageze abana benshi b'abasore baraza bazenguruka papa, bakavuga ngo ni umuntu we, ngo ni umututsi, ngo mwarebye izuru rye, ngo ni umututsi, ngo ni muze mumurebe. Bamukoraho ikiziga, tuzamuka bose baza batubyiga, batuma tutagenda bamukoraho ikiziga ngo barareba umututsi. Tugeze ku ishuri bibuko, ku ishuri abana baraza bakamukoraho ikiziga bakavuga ngo ni murebe, ngo mwamunye, ngo ni umututsi shango ni muze murebe. Noneho mbwira papa ngo murabiza akavuyo gitangira ku ishuri, bajya mu byo kwiyandikisha kwerekana ibikoresho, cyangwa ntitahire, we hitahire ngenda byikorera, bwari maze no kwira. Papa ataha ariko nsigara mbabaye, mpanganye n'icyo kintu, bavuga dore kaka noneho papa ko yagiye n'agatutsi sha mwakabonye. Umva ibyo bintu birambabaza umutima, ariko ndabyakira mbaho ngaho. Mu wa mbere ubwo dutangiye, ntabwo twahise dutangira kwiga, twamaze iminsi 2 nta mwarimu uraza. Harimo umukobwa njya mwibuka isura y'ingarukamo, yatubwiraga yari yemeraga cyane, akavuga ko ari umunyagisenyi, ari mu byara Habyarimana. Noneho turi mu ishuri aravuga ngo tugiye kwibwirana, ngo twibwirane nyine, baribwirana bahembere bibwirana. Ngezweho aza yiruka ampagara iruhande gutya, ngo mwamubonye, ngo rero ngo abatutsi bundi ngo barangwaga n'izuru rirerire, ngo none ni mumurebe, ngo akajosi karekare, ngo akananwa gasongoye, ngo agatsinziro gasongoye, ngo ni murebe we. Barankwe baraseka. Nuko ndagenda ndicara mbana n'ibyo bintu. Noneho haciye iminsi aho mwarimu aziye, bya bintu biragaruka, bakavuga ngo abatutsi muhaguruke, hakabura n'umwe uhaguruka. Nta muntu n'umwe uhagurutse icyo gihe. Ndi mu wa mbere narinze ngera mu wa 6 ari byo haguruka ngo ngegera, abandi baranze ngo niba barimo simbizi, ariko nyine nkahaguruka njyenyine. Nkumva ni ibintu bimbangamiye. Icyaje kumbabaza cyane rero nicyo ngiye kugeraho, 93 nawe ni ibintu bibi cyane. Narenze ko nakizihungabana mu mbabarije.
nari nzi ko nakize kuko itorero ryanjye ryamfashije ndararishimira, itorero ry'inshuti nibyo nakiriwe bihungabana, narakize ubu nta emosi ariko narakize pe, kuko nanjye ngize ku rwego rwo gufasha abandi njye mfasha abandi. Muri 1993 habaye ikintu irwaza, byari nka saa 10 z'umugoroba, tuye kubona tubona gutya hakurya y'ishuri amasasu menshi, haravuze amasasu menshi cyane, tubona abasirikare batangiye kuza mu kigo. Abasirikare bageze mu kigo barazabwira ababikira ngo rero ngo abana ngo murabona ko nta mutekano hari, ni mubafate mubajyane Ijanja. Ababikira baraza ngo rero muri mwitegure mufate utuntu duke nta gufata ibintu byinshi, tugiye kujya Ijanja n'amaguru. Ijanja bahazi ni kure pe, ni kure rwose uvuye irwaza, twahagenze umwanya munini. Noneho tujya kwitegura n'abandi nyine dufata twangushye dukeya, ibindi bari batubwiye tubisige muri dorotwari. Noneho ngiye abanyeshuri bahita baza, harimo ngo wajyaga ngira cyane arambwira ati mva ntudukurikire, bari bene wanyu, genda basange ntutujye inyuma. N'abandi bahita bafatira bose baraza, ntudukurikire bari bene wanyu basange niba duteje umutekano muke. Ndagenda negera, nari mfite umukobwa w'inshuti yanjye witwa Gerina, niwe turi inshuti. Araza hambwira ati rero reka bagende, bwari rumaze kwira nka saa 12, reka bose bagende, weho turi bwigendere nyuma yabo, ntibabana kurabura bwije, bareke bagende, turagenda inyuma yabo. Hanyuma ubwo baragenda nyine, ariko babonye ngo baho mu ishuri, yari naraba atembera, ni wari dohene w'ikigo, abatembera aho ngaho bamaze gusa nk'abashira bose barenze hirya, arambwira ati tugende rero natwe tubakurikire. Turagenda turabakurikira, ariko harimo abakobwa babiri witwaga Anne na Eugenie, nabo bari inshuti za Elina, nanjye bakamvugishaho gake. Hanyuma bo batugendera buhoro, dusa nk'abashoreranye twese nyine tugenda inyuma yabo y'igurupe z'abandi nyine bagenda, ariko twe tukagenda inyuma, bakanga ko abandi bambona ko ndi inyuma yabo. Tugeze Ijanja muri iryo joro, ubwo twari dutonze umurongo, hari bariyeri ikomeye y'abasirikare ku kigo cy'ishuri ku marembo. Hanyuma tuhageze bakajya basaba amarangamuntu, muzana amarangamuntu. Noneho umwana witwa Anne yari imbere yacu, abona uko barimo kwaka amarangamuntu, uwo basanze handitsemo Umututsi bakamusigarana. Aragaruka inyuma ngo irinda ngo kete sinzi uko bigenza, ngo barimo kwaka baramusigarana, barimo kureba harimo Umututsi bakamusigara, akabahora akanyenzi mugashyira ku ruhande. Elina abura ukuntu abigenza, ndavuga subira ntensubira inyuma, batuwe bisubira inyuma, ahubwo katwiga ubwenge. Nari umuhanga cyane, umukobwa mwiza, ndamukunda. Aravuga ati nari nitwikira igitenge, nabo babaga babifite, ati reka dufate igitenge tugashyiremo, nari na gato cyane, nari nkabije, tugashyiremo. Noneho turagira tuvuga ko arwaye, nta rangamuntu yo twabona, tubabwire ko nituyibona tuza kuyibaho. Niko babikoze, Imana ibirahandengeje. Ndagenda dusanga badushakira amashuri, niho twagombaga kurara mu mashuri. Umva bari basanzwe bafite abanyeshuri babo, twe tuje turi inyongera. Tugeze mu mashuri turinjiye, barangije tubona abantu benshi bafite amahirwe, bafite ikintu kuza bahonda, nta bunyenzi bwabinjiranye, murebe ko nta bunyenzi bwabinjiranye. Elina ahita ubwo mu ishuri twarimo bari bafashe, bazanyemo za matora n'ibirago, arambika matora vuba arasasa. Urumva niba ari umuyobozi wacu, asasa za matora n'ibirago. Noneho ngewe ahita ambwira jyama hasi wubike inda kuri iyi matora, tukurambikeho ikirago tukwicareho nibaza bakubura. Aho hantu niho nababariye, kuko nararyamye bandambikaho matora. Hanyuma bandambitse kuri matora, barambikaho ikirago hejuru, baraza banyicaraho, umwe yicara kuri utu, undi yicara kuri uru. Abo bakobwa bari kumwe, Anne na Eugenie na Elina, banyicaraho. Baraza barasaka nyine, barakubita, bagenda bakubita gutyo, ubuhiri iki, nta bunyenzi, ntabwo bati ntabwo, barasohoka. Ubwo turaho ngaho iryo joro, buracya n'ubundi twirirwa uko. Mu masaha yine baragaruka, ndongera bati cyangwa vuba jya kuri ya matora, ngira mbika ikirago, banyicara hejuru. Baraza barasaka, nta kanyenzi karimo. Urumva nakeka ko abo bana twari kumwe hari wenda ariko babivugaga simbizi.
baraza nta kanyenzi ubu nta ko turabizi hano harimo akanyenzi mukazana mutakazana murahora n'ibibazo bo ati rwose murabizi ndi duaye n'abanyeshuri banje ndabazi nta kanyenzi katwinjirana bakongera akabaragiye ngo nkabyuka nkahumeka urumva kukwicara kuntu cyo gikomera ahantu kibinyibutsa kizakira ariko nzabara nabyo ubwo biba gutyo ubwo uwo munsi wa kabiri turahirirwa turongera turaharara ibyo joro n'ubundi turara gutyo baza niko basaka akanyenzi barakabura mu gito ubwo iryo joro bohereje amabisi yo kuducyura amabisi aje batangira nyine kugenda bashyiramo abantu na mbere umukobwa mwiza araza arambwira ati rero reka abandi bagende bajye mu mabisi mbanze ndebe iri bugende direct ihitinguka i Kigali muri gare kuryo tufatiye iwanyu Gasabo gahita utaha nibyo yankoreye pe uwo mukobwa n'umwana mwiza cyane bari abantu bagira umutima Imana yaremanye abantu baragenda bajya mu modoka araza ubwo abandi bamaze kuzareba iyo cyo kibisi cyangwa bagitera mu mujyi azahita agerekera aranga ati genda wuba naritwikiriye ku buryo hagaragaraga amaso yonyine nturebe hejuru uzi kuva Musanze ntarebe n'ahantu baducishije imihanda ntazi ibitaka yaraga ducisha njyanye ubwo umwunamye meze nk'anyeganyega umwana yahandagije urukweto rufite akasimari winjira mwino riraritobora urwara rigeza hasi ntavuga ndashinze kugira ngo mve muri gare naragiye icyo gisebe kukivura yari bikomeye bakivuye n'uburwara rurigaragaza nyine ko bimeze nk'urundi ahanye rero ngeri iwacu ngeze iwacu nasanze papa hashize nawe ngo iminsi bamukubise mu byiso bavuga ngo ni icyitso cy'inkotanyi ngo ajya kuvuga n'inkotanyi abasirikare baramukubise amaguru abyimbye ari ibintu bingana gutya mu mutwe ubwonko bugira gutya biteye ubwoba ndeba ibyo mvuyemo ndeba ibyo nsanze neza none numva ubwenge buragiye mba mu nzu ntavuga nyine nkajya mbaza papa kandi papa arazi kwihangana hari abandi bahungu kwa data wacu bari bakubitanye yari afite moto akabwira umuntu ngwino unyakirize moto uyinyicazeho njye kuvura bariya nabo yari umukuru wa ruje nyine yari umwarimu ari n'umukuru wa ruje akajyana imiti bisaba akajya kubavura habona ukuntu afite courage nanjye nkihangana mba binampaye baravuga papa ntasanzwe tubaho ubwo buzima ubwo ni 9-3 ibyabaye rwaza birarangiye igihe kiragera baduhamagara dusubire ku ishuri nk'uko abyara ngo nasubiye mfite trauma iteye ubwoba niga nabi ariko ndiga na 9-4 nayo iragera nsubirayo n'ubundi ndiga 9-4 dutashye igihembwe cya kabiri muzi ko aribwo jenoside yahise ngeze mu rugo ubwo twahuye na jenoside ariko ndigihahamuke narahungabanye biteye ubwoba indege Habyarimana imaze kugwa njye ari mukuru mu rugo ariko ubwo muri iyo minsi itari yagwa hari umuntu wadusuye umuhungu twari twariganye muri primaire ariko tutiganirwa azanyirwaza cyari ikigo cy'abakobwa yakundaga kuza mu rugo ngo yakundaga kuba umuntu twiganye muri primaire ngo aje kunsura araza dusura arambwira muherekeje ngo shanga ngahora beho ngo dushobora kutazongera kubona ngo akandi kagiye gushoboka ngo ni Imana yonyine izabarokora akandi kagiye gushoboka ndambwira papa ni kuri amubwiye ngo akacu kagiye gushoboka ni ibiki hari cyo biziho ariko sha turacyari umwana koko atitegereza nyine ubwo tuzabireba tusigiye bahereye bangira gutya nawe ibyo banyuzemo atikishika tuzabireba ubwo tubaho hashize nk'icyumweru nibwo indege Habyarimana nyine yaguye ahita aza ati rero sinakubwira tuba kashonto karageze kuva apfuye buriya birarangiye none bagiye kutwica uko bashaka umva twase duhamuka abari njye usohoka mu nzu njya kurara mu gasozi abandi banarara mu nzu icyo gihe buracya mu gitondo ako naraye barangara ngati se mwana urahungire ko nahaca natwari uko isubirira iwanyu ngaruka mu rugo nsanga nyine bavuze ngo ntihagire usohoka tuguma mu rugo umunsi twirirwamo ntihagire ikibazo cyiza burakeye umunsi wa kabiri bigeje nka 9 tubona umwana aje yirukanka n'agapapuro k'umugabo ari inshuti ya papa muhaye handitseho ngo rucikoma reba ukuntu ungisha umuryango wawe igitero kiraje iwawe umva twasohotse twiruka duhita tuzamuka ahantu haruguru y'iwacu hari umugabo witwa Matiyasi papa yajyaga ambwira ngo Matiyasi ni umuntu wamubereye umuntu mwiza ngo kera muri 1962 habaye ibintu bibi nabwo nkuko aramuherekeza mugeza ku ishuri byumba adafite inzira yacamo waramujyana ari nijoro ngo amugeza ku ishuri tukumva turi bahungi tuyiruka n'ingiye yagiye abandi imbere
tugeze kuri urwo rugo umugore w'uwo Matiyasi yitwaga Anastasia yari kwiremba isavuga kageze muragiye ko kanyu kageze muragiye musubiye mupfa kigabo mugende ibyanyu byarangiye Yesu Kristo twahise dusubira twiruka tugeze mu rugo papa sibo tugeye turiruka nko tujya mu Masaka turaramo buracya tugaruka mu rugo kureba tubona abantu n'ubundi baracyagendagenda aho ngaho basahura ibintu turongera dusubira mu Masaka tubaho noneho rurangiza rero iza kuza rurangiza abo bantu bateraga iwacu baragiye bajya ku basirikare bari bakambitse ku kigo cy'amashuri y'iwacu sinzi aho bakuye ifoto ya marume umusaza wa Tasiyenda ari hano yari yaragiye mu Nkotanyi bazana iyo foto ye baraza bayereka bayishyira kuri abo basirikare n'abandi basore duturanye noneho abasirikare baje batwaye ifoto barakaye baraza mu rugo bahita batuvana mu rugo bati muze muryame hano baturyamisha ku irembo ahantu twajugunyaga n'amase y'inka ahantu rwose ku mase mu mwanda mubi cyane mwese muryame mubikida turaryama twubikida ahita umusirikare ahita abwira papa niko Rucikoma uyu muntu ntumuzi ati uyu muntu ndamuzi ati umwana mushiki wanjye ataba Kicukiro urabizi yuko ari hari ati simeruka amakuru yabo ariko nuwa mushiki wanjye atuye Kicukiro ngo ni mujyane ngo twamenye uko mubise inyenzi hano mu nzu tugiye kuzishaka nituzibona turabica papa ati rwose nimugende muzishake nzi ko nta nyenzi mfite mu nzu ubwo twari turyamye noneho umugabo wajyaga azi iwacu adukorera imirimo yo mu rugo akaza nyine akora imirimo yo mu rugo bakamuhemba agataha ahita ajya mu gikoni azana umuhini azana ishoka abyegama abigira gutya mama nyine arakibuka aramureba ati niko yati wa mugabo we ati wajya guza uwo muhini ukabusekuza ubugari ugashyira abana ishoka ukayashisha inka ukajya gutekera abana ugiye kwinyasiriza abana ndabasa nyine mba ndavudutse ndirutse ndiruka ngeze hepfo mu kanya gato mba ndaguye nguye papa ahita aza kunterura abaza ati urira kujyahe ko narizi ko ibyo yabonye bihagije uradusigaye igihe ujya gupfa wenyine wagumya niba dupfa turapfa niba dukira turakira turaza turongera turaryama abasirikare bajya mu nzu papa ariko ahita abasaba arabwira ati ndabasabye nimujyemo mwenyine aba bantu baje kutwica bafite impamvu bashobora kujyanamo ibintu bakabitwitirira mutware mujyemo mwenyine bajyamo bonyine ako kanya imvura irakubye yataje imvura nyinshi imvura ikubye abasirikare tubasohoka n'abo bantu bavuga ngo rero ngo nimureke tugende ngo tuzagaruka ejo mureke tugende mu bihorere ngo Rucikoma ngo mujye mu nzu ngo muryame n'abantu banyu ngo turabacungira umutekano ntacyo muri bube tujya mu nzu imvura iragwa nyinshi irarigwa buracya mu gitondo amasasu arakubita menshi amasasu arakubita menshi cyane noneho papa aravuga ngo ariko kwari udusasu turimo kubita nkumva atari nka yandi y'abasirikare ngo bazi Inkotanyi zaje ajya guhengereza mu rugi abona ngo umwana mutoya wambaye bya gisirikare uteye agatenge mu ijosi noneho agiye kubona nabo baraje bamusanga baraza barakomanga ku rugi baradukinguza nimukingure papa arakingura nyine umugabo abari kumwe n'undi mugabo utari umusirikare ahita avuga ngo hano kwa Rucikoma rero nahangaha mwambajije bati nawe Rucikoma ati ni njyewe ntimugipfuye rero muze tujyane Imana ihabwe icyubahiro nuko twarokotse batujyana gutyo urupfu turusimbuka gutyo turagenda babanza kudushyira aho bari birukanye nyine ingabo zo kwa Habyarimana ku mashuri igihe kiragera batujyana i Rutare niho twahungiye turaharokokera na n'uyu munsi turiho abariho bariho abapfe bapfa ariko turiho neza ndashima Imana ibyo byose nanyuzemo ko nabinyuzemo ariko nkabangiriye ndakomeye ibyo byose narize ndarangiza iyo segonderi nayirangije n'amanota meza Imana igira ukuntu ibigenza nanjye mfite amanota 70% ari menshi kera ndangiza segonderi ndangije na university nayize numva ndishimye ko narangije kwiga uko nshoboye narashatse mfite umugabo n'abana numva nkomeye ndikorera nkanafasha abantu kubijyanye n'ihungabana kandi numva nkomeye ikintu rero nagira ngo wenda mbasabe nanjye nkibwira ihungabana riracyariho kandi ririmo kujya mu bana bacu
ndashaka kubaha urugero. Ejo nagiye gufasha umwana bampamagariye, umwana w'imyaka 9, yambwiye ko azuza imyaka 10 muri uku kwa 12. Uwo mwana afite ihungabana rikomeye, ngo amaranye imyaka 5. Mama we yarambwiye ngo arimaranye ngo hashize we arimaranye 6, ko yarambwiraga ngo arimaranye 5. Hanyuma mama we yambwiye ngo yaribonye ngo agize imyaka 6, ariko urumva ko ahubwo arimaranye 5. Umwana rero twaraganiriye, ubwo nyina niwe mpamagaye, nyina ari ku kirata bishobora kumunzanira mu rugo, arampamagara njyayo. Ngezeyo ubwo azana umwana arambwira ati rero tuyu mu mama aje ngo muganire, umubwire ibibazo byose uba ufite bituma udasinzira, muganire neza. Ubwo nyina arigendera, nyine umwana turasigarana. Umwana turaganira, arambwira ati ngiwe ngira ubwoba. Ati hashize imyaka 5 ngira ubwoba kubera ubuhamya bajya batanga, nkumva bavuga ukuntu bisha abantu. Ati nareba no muri televiziyo bakerekana babica, ati ibyo byose ati nabyumva, ati nkumva ngize ubwoba. Ati n'abantu hano baba biganira, ati nkumva binteye ubwoba. Ati ijoro rwose sinigeze nsinzira, ati naryamye nkajya mbona abantu barimo kwica abandi. Ati nkabyuka, ati nkumva abantu baravuga, ati nkabyuka. Ati naraye nabi bunkeraho. Noneho ubwo nyine mbonye umwanya wo kumuganiriza, ndamaza nti se uba wumva bimeze bite? Ati nyine ati ngira gutya nkumva ubwoba bwinshi buraje, ati nkumva nk'amajwi, ati nkahita mbona abantu bica abandi, ati nkahita njya mu cyumba nkikingirana. Ndamubaza nti se ibyo biza hari ibintu byinshi watekereje? Ati hari ibintu mba nibaza byinshi. Ati nkureka mubwire kimwe nibaza. Ati nk'uyu munsi ati nibajije ko ndeba hano hose nkabona nta masaka hari, nibaza ko twica tuzihishaye. Ati niriwe nkibaza. Ubwo urumva umwana afite ihungabana rikomeye. Ndavuga nti rero biriya bintu ureba ntabwo bizongera kubaho, ni amateka yabaye kera, ni ibintu byabaye birarangira, baba babitwereka ngo tubimenye ko byabaye bitazagaruka. Ntidufite ubuyobozi bwiza, dufite umuperezida mwiza. Ni perezida wacu uramuzi? Ati ndamuzi cyane. Ujye umubona? Ati ndamubona. Umubona hese ngo kuri televiziyo? Ujya wumva asa navuga? Ati nigeze kumwumva arimo kuvuga ngo jenoside ntabwo izongera kubaho. Ntabwo niko keza rero, ntabwo izongera kubaho. Ako kagukomeze mbe bitazongera kubaho. Hanyuma ubwo twaraganira, twamaranye isaha, ngiye gutaha ndamubaza nti se kwambwiye kurara udasinziriye, urumva kugira ngo usinzire byagenda biti? Kugira ngo iki nicyumva cyagufasha kugira ngo nkiri joro uze gusinzira. Arambwira ati cyamfasha, ati nuko ansabira mama uyu munsi akemera tukararana. Ese ko cyari mama uhise, mufite mukuru wawe, ufite papa, kubera icyo uhisemo mama? Ngo mama nyine ngo aranyumva, ngo mama ngo yamubwiye ngo mfite ubwo, ngo ahita ambwira ngo humura, ngo komera, ngo kama nk'amakarita ngo twikinire, ngo nkumva arankomeje. Ngo kandi ikindi ngo mama we ntasinzira cyane, ngo mpamagaye mvuga ngo mfite ubwoba, ngo mama ahitaza, ngo nta wundi ugize. Okay, ndavuga nti ibyo ni byiza, ngiye kubisaba mama iri joro muze kurarana. Hanyuma ubwo umwana turarangizanya rero, ndanamuganda gusengera na nijoro mbere yo kuryama, kuko arambwiye ngo akunda gusenga, yari yambaye n'ishapuje. Ndamubwira nti nijoro turi busengane, ngiye ngusengere ugiye kuryama kandi urasinzira neza. Hanyuma nijoro nahamagaye nyine nyina, aramumpa ndamusengera, araryama. Mu gitondo abyutse hamagara ngo yasinzira, arampamagaye nka 3 arambwira ngo baracyasinziriye. Numvise binejeje rero dufasha abana bacu. Akora ari nkabahaye nk'ubuhamya nako kugira ngo tumenye uko dukwiye gufasha abana bacu bato. Twebwe ibyo twabonye na amashyano yacu yaratwangije, ariko abana bacu bye kubangiza. Tubabwire amateka yise ko atazagaruka, ibi twangize ko bitazagaruka, tubakomeze bakure neza, bazaba abana beza bubaka igihugu. Murakoze rero, ndabashimiye. Kadekera aha, shimiye inkotanyi, nzahora nzishimira, nzahora zisabira umugisha. Shimiye Imana Nyagasani yazikoresheje. Gushima ntabwo nuko